tukiri kuri ingingo ifite aho ihuriye n'ubukungu reka tubabwire ko hari rumwe mu rubyiruko rugaragaza ko ikibazo cy'ubushomeri gikomeje kuba ingorabahizi ndetse ko no kubona uko bihangira imirimo nabyo bitoroshye bakaba basaba leta kugira iki bafasha mu rwego rwo kugira ngo iki kibazo gikemuke. Emeline Mbabazi arakomeza n'inkuru irambuye. Nubwo ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'abarushamibare ku miterere y'umurimo mu Rwanda bwagaragaje ko ikigero cy'ubushomeri cyagabanyutseho 2.7 mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 2024 ugereranyije n'igihembwe cyo mu 2023, rumwe mu rugiko twaganiriye ruravuga ko ikibazo cy'ubushomeri gikomeje kuba ingorabahizi kuko kubona imirimo bitoroshye. Bakaba bavuga ko bakwiye kugira igikorwa kugira ngo barorerwe no kuba babona icyo gukora. Dufite imbaraga zo gukora, dufite n'ubushake. Ahubwo twabuze uwatuzamura ngo bwa bushake dufite dukore. Nk'ubu twararangiza dufite certificate turazicaranye, nta kintu twagarutse ku muhanda, nibyo twize dutangiye kubyibagira. Niba utekereza ukabura ukuzamura reba bura n'ubunyobwa bwanjye sibyo, natangiye ncuruza ibiro 3 nsigaye ku kiro kimwe kuko bugenda buzamuka sibyo. None se nimba rimwe nakoraga ibyo kujya ubwo burazamuka ejo nkora iki? Ubwo nawe ni kwa kwicara ku muhanda nk'abandi. Ubushomeri mu rubyiruko bwo burimo buraguka cyane, imirimo ntabwo biba byoroshye. Ikibazo ikintu cyo guhera aho ariko leta idufashije byakunda kandi bikatworohera. Nanjye ndebye n'ubwo mba ndi kogosha haruguru mba mbona amafaranga ari nayo, nuko umuntu ajya ngo ariko yabona ayo kurarira gusa. Ubu ngubu nzi kogosha ariko nabuze ukuntu nakishingira salo yanjye ngo ndebe ko amafaranga najya nyabona. Turayisaba ko yashaka imirimo yaduha nkatwe urubyiruko tugakora, cyangwa se nk'abantu bafite amakapani nyine bashinze bakabasha kudushyiriraho uburyo twajya tubona akazi bitworoheye, kuko no kumenya ngo ahantu hari akazi kukabona nyine biba bigoye, cyangwa se bakaduha ubundi buryo nyine twajya tubonamo amafaranga tukabasha no kwihangira imirimo, kuko kubona amafaranga nabyo biratugora. Teddy Kaberuka ni impuguke akaba n'umusesenguzi mu bukungu, naho Jix Bomana n'umwarimu wo muri kaminuza, aba bombi bavuga ko bakwiye kugira igikorwa kugira ngo ikibazo cy'ubushomeri kibe cyagabanuka. Cyane kigomba gutekerezwaho no gusubira navuga gushyirwamo imbaraga ni ukongera umubare w'abantu biga ubumenyi ngiro na babandi biga icyo twita amasomo rusange. Urugero nimba umuntu yize tuvuge nk'itangazamakuru, n'ubundi itangazamakuru si ukuvuga gusa, hari ugufata amashusho, hari ugufata amavideo. So bibe ngo umuntu icyo yize cyose bashyiremo ubumenyi ngiro, ku buryo umuntu asohoka mu itangazamakuru afite ubushobozi bwo kwiga kuvuga amakuru, gukoresha kamera, gukoresha ibikoresho byose bijyanye na multimedia, bitari gusa ngo ubumenyi rusange, ahubwo n'ubumenyi fatizo bufatika umuntu yakoresha. N'andi masomo nari mfashe urugero rumwe ariko n'ingero ni nyinshi. Ikibazo cy'ubushomeri byo rwose gisa nk'igitejeho inkeke mu ngamba nakwita ngo ni ziri economic measures. Igihugu gishobora kuba cyakora icyo bita ngo ni economic diversification, ni ugufata uburyo bwari buriho bugahinduka ubundi. Noneho nimba abantu benshi hari ibintu wenda biyumvagamo bakaba banashiftinga bakajya muri ibyo bintu bishobora kuba byabaha akazi. Izindi ngamba ni uburyo bwo kongera ibintu bikorerwa imbere mu gihugu, kubera yuko hari ikintu tugomba kumenya, buriya iyo igihugu gikomeza gutumiza ibintu byinshi hanze, nabyita yuko baba baha akazi abantu bo hanze. Mu kugabanya ibyo bintu bakitsa ku bintu by'imbere hano mu gihugu, ni ibintu bituma n'ubukungu buzamuka. Ubukungu iyo buzamutse ni umubare w'ibikorwa biba byazamuka. Ibyo bikorwa iyo bizamutse bituma hari ukuntu ikigero cy'ubushomeri kibaje guhita kigabanuka. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ubushomeri bwavuye kuri 18.7 mu mwaka wa 2018 bugera kuri 25.6 mu mwaka wa 2022. Mu cyiciro cya kabiri cya gahunda yo kwihutisha iterambere NCT2 biteganyije ko hazahangwa imirimo igera kuri 1,250,000 kuva mu mwaka wa 2024 kugeza mu 2029. Ibi bikaba byitezweho kuzagabanya ikibazo cy'ubushomeri. Emeline Mbabazi, Radio TV 10.